ibibazo nta gisubizo ushobora kumva ko nta muntu kwitayeho ariko Yesu byose arabizi mubwira ibyawe arakumva ibikurusha igisubizo ushobora kumva ko nta muntu kwitayeho ariko Yesu byose arabizi mubwira ibyawe arakumva. Murakoze, nitwa Twizerimana Sylvain, niga hano muri Kaminuza y'u Rwanda ku cyicaro cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda Gikondo, ahahoze hitwa SFP. Ndagira ngo mbabwire amavu n'amavuko y'umuryango wacu Trinity Family. Nyuma yo kugira amahirwe yo kuza kwiga hano muri Kaminuza y'u Rwanda, ntabwo byari byoroshye, twari twabitsindiye, ariko bwari ubundi buzima bushya dutangiye. Twageze hano i Kigali, abantu benshi baturutse mu ntara, abandi bavuye mu buzima butandukanye. Ntabwo byari byoroshye kubera ko nta muntu n'umwe wari uzi undi. Tugira amahirwe dusanga hari umuryango w'abanyeshuri ba Pentecote bigamo hano SEP, umuryango w'abanyeshuri ba Pentecote utubumbira hamwe. Natwe niko twafashe iya mbere, turavuga tuti ni byiza ko duforma umuryango cyangwa se dushaka uburyo bwo kubana nk'abana bari baturutse ahantu hatandukanye. Turihuza hari ku wa kabiri. Ubwo nyine twatangiye mu kwa 10 ku itariki 25 nibwo twahise twihuza, kuko twari tumaze iminsi mike tugeze hano. Noneho twari nyuma ya Smolod, twahurira turi abantu 5. Noneho niko kuvuga ngo byiza ko twakura umuryango. Tumaze guhura, twicaye ku gatebe turaganira, turibwirana, twaturutse mu ntara zitandukanye, ubwo bahita abana kuba umubyeyi w'uno muryango. Icyo gihe nta zina twari twakabona. Noneho hashize iminsi tugenda duhura buri cyumweru, mu munsi umwe mu cyumweru, duhana amakuru y'ubuzima twari tuvuyemo hirya no hino butari bworoshye. Turakomeza nyuma yo kubona imirimo n'ibitangaza Imana dukorera, tugusenga uyu munsi umwe mu cyumweru, twagize icyifuzo cyiza cyo kwitwa izina. Ntabwo byari bitworoheye kubona izina, kuko abanyamuryango bagiye bakomeza biyongera. Tumaze kubyara abana bagera muri 14, twitwa izina. Noneho kugira ngo babwire izina, twiswe Trinity Family. Trinity bivuga ubusobanuro bukomeye cyane muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana, ubutatu bwera bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwo butatu bwera uko bukorana, Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, uburyo bikorana nta muntu n'umwe ushobora kubiseparatinga cyangwa se ngo amenye ubwiru hagati aho ngaho ukuntu bugiye bukorana. Niyo mpamvu natwe twahisemo kwitwa izina, kugira ngo mu ntego yacu, mu buzima bwacu tugiye kubamo bwa kaminuza, tujye dukora turi bamwe, tujye dukora
nta muntu n'umwe ushobora kuduseparatinga cyangwa ushobora kudutandukanya. Byari nk'intego twari dufashe kuva tugeze mu mwaka wa mbere kuzarinda turangije muri kaminuza tukazakomeza n'ubuzima bwacu bwose turi bamwe. Ndumva ari ikintu cyiza cyane twari tumaze guhitamo kandi twese nk'abanyamuryango ba Trinity Family. Ahantu heza mu masima mu masima ahora bizujyanye byo bakugomba kusura kugasenga kuganira aho gato hari umuntu arabwira afashe point muri famille ya communication ariko n'ubunini nawe wishimye y'abahungu bakiriye ngira ngo ngize amahirwe yo kugira ngo tuganire. Urabona ko twe twagusuye abasaza b'inararibonye abagira ngo b'inzobere babasore banyire nabazanye kandi nawe urimo n'abakobwa banje bose nari nabazanye. Ubuse uyu munsi wawubonye uti? Uyu munsi y'igiciro rwose ni munsi nishimye kuri ye, ni munsi y'igishimo kubona mufata umwanya wanyu mukaza hano umuganga yanjye mukaza kunsura. Kino kintu kigaragariza agaciro ka Trinity Family, kigaragaza ko mu nzirikana, kigaragaza urukundo ruri hagati yacu nka Trinity, kigaragaza yuko hantu tumaze kuva hari n'ahantu tumaze kugera. Reba mu kanya twicaye hariya dusangira turatunora waduteguriye ibintu byiza cyane kugira ngo wabonye kuko twese twaye tunezerewe kandi iki ni ikintu kitazibagirana amateka y'ubuzima bwawe. None se nyuma yo kubona ibyishimo n'urugwiro twari tugufitiye twese nka Trinity Family, mu by'ukuri urumva intego yawe cyangwa se urumva tuzakomeza kubana kugeza kuri rwego? Intego yanjye nuko
umubano wanjye tugomba gucira ahangaha ahubwo tugomba kwaguka ndetse na nyuma y'amasomo ubuzima bwacu bugakomeza tukamenya kugira urukundo kugeza tubaye abagabo abandi babaye abagore tugakomeza tukaba abantu bakomeye kandi ubuzazanamo n'akana kawe muri Trinity Family umudamu wawe uzazana nyuma agomba kuzaba nawe ari umuryango wawe cyane rwose. Murakoze cyane rero kugira ngo uyu ni umunsi mwiza cyane kuri cyane Imana ikomeze kuguha umugisha. Amahoro cyane meze gute ahangaha ubundi ibintu byo n'uburyohe welcome hano muri Geto tumeze neza nta kibazo biteganyize neza hageze hano tubona abavandimwe banyu muratuje rwose mubanye neza akubundi gutya mwihuje gute abantu mwavuye mwari muzaye kubona kera kose ntahuye gute aduha mu ncamake bw'imwe mwatubwira ubundi babonye ko tubana turi batanu twese twiganye segonderi nta kibazo dusanzwe tuziranye guhera 2010 kugera uyu mwaka turaziranye mbega ntawe uyobe undi wabonye ko nta kibazo tumenyeranye mbega nta kibazo ntabwo urakoze cyane rwose hanyuma se urabona bamwe bari ku muryango wacu rero umuryango wacu se urabona byagenze gute ku mutima w'urumva umeze ute kubona abantu bameze gutya baje hanga ku mutima ndishimye kereka utoboye umutima ukareba uburyo ibineza neza byuzuye mu mutima wanjye meze neza mbega ntago wabibara ndanezerewe birenze uko kaho ni iki babwira abandi bataba mu mafamiye nkanga y'inzobere nkanga bataba mu mafamiye nkanga bababwira iki cyane cyane nabashishikariza kugana amafamiye bakagerageza kubana n'abantu bose amahoro kubera ko famiye ni ahantu wungukira ubumenyi bwinshi wungukira kubana neza n'abandi wungukira ibitekerezo bakakuganiriza mbega ukahungukira byinshi sinavuga ngo bagane Trinity Family kuko Trinity Family mwagize kugera kuri goodwill iri hejuru kugira ngo ube wagana Trinity Family we yakungura ibyo bitekerezo byakugora ariko bagerageze bahimbe bagana andi mafamiye bagerageze bunguka ubundi bwenge burenze bazagera aho bagere babe bari umuntu ba Trinity Family kuko Trinity Family imaze kugera ahantu. Urakoze cyane twatangiye urugendo rwo gusurana n'umuryango abona twagiye dusurana umuryango byabo tugeze ku kigero gishyitse nawe warabibona ko natwe hageze rwose ibintu nta mahoro ariko se kanagira akabazo kamwe nakubaza aho naturi hafi kuzasoza amashuri yacu hano muri kaminuza batekereza ko tumara kubangaha bizagira iherezo zahita usaba dawuni cyangwa se zakoza kwana na Trinity oya ibyo byo guhemukira Trinity Family nko kwica igihango kera abanyarwanda bajyaga bakora ikintu cyo kunywana igihango umwe agafata amaraso y'undi akayaha ku wundi mugenzi we bakamwana igihango bigaragaza ko nta guhemukira undi natwe rero niko byabaye nka Trinity Family mbona tutazahemukirana urabona uburyo sepu yafashe amafamiye yari mu wa mbere ikayasenya Trinity Family tukanga guhemukirana tugakomeza tugakora uko niko twanywanye igihango tutazahemukirana tuzakomeza gukora even if waba waragiye mu ntara za kure tuzakomeza dukore nta kibazo ubwo nuko ngo nagati gasohetse mu kana niko bimeze mbere ni ya mpeta itagira ipfundo Yesu ati wabimenye aha ndikumva rwose nari amahoro ari umutekano murakoze cyane rwose urumva rwose duherekeza tukagenda basigaye tubasenya rwose namwe mutuzirikana murakoze cyane oya wenda nimushake murare ibintu burahari ibiryo birahari witekagize neza rwose tubaye icyubahiro cyane Nyiringabo Imana nziza Imana y'ubutware Imana y'ubushobozi Imana ikiranuka turagushimiye kubw'imirimo yawe ikomeye kandi itangaje ku buzima bwacu turagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kigo imyaka 3 kandi twizera neza isigaye ko izayirangiza amahoro uri Imana nziza uri Imana y'ubutware waraturinze nk'umuryango Trinity turacyariho duhumeka umwuka w'abazima nyakubahwa n'ukuri tukuragije gahunda zose kugira ngo uziyobore kandi uzitunganye umeze kutwera Imana n'umurengezi muri byose tubyambaje twize izina rya Yesu ducungura karama amen. Twaganiye byinshi harimo n'ijambo ry'Imana kandi n'ibyo kugagira turacyakomeje rero iri ni ijambo kandi ni umutima utera imbaraga kandi ni ijambo rikomeye cyane ku buzima bw'umukristo iri jambo rero nifuza ko dusangirira hamwe ijambo ry'Imana ijambo dusanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 24
avuga ngo ni umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa ntigira atemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe urutare. nta kindi navuga cyane kuri iri jambo, ariko iri jambo riratubwira ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imivu iratemba, imiyaga irahuha, ibintu byose byikubitaho, ariko ya nzu ntiyagira ikiba kubera ko yubatswe ku rutare rukomeye cyane. Natwe nka Trinity nifuza ko tuzubakira kuri urwo rutare. Urutare ni Yesu Kristo. Urwo rutare ni rwo rudufasha, kandi urwo rutare tugomeje kurwubakaho tuzabana n'abagabo, kandi tumenye ko Imana izabana natwe. Tumara kugera muri iki gihe narishimye, twatangiye mu wa mbere tubana neza, turasurana, abarwayi tukabasura, abagenzi bacu tukabafasha, twarafashanyije muri Trinity, byabaye byiza. Aho tugeze mu wa gatatu dushima Imana ko yagiye idushoboza, imyaka yose tumaze kugera ku bikorwa by'indashyikirwa bikomeye. Tumaze kuba umuryango ukomeye uzakomeza, niyo twaba twararangije tuzakomeza kubana, tuzakomeza gushyigikirana, tuzakomeza gufashanya mu bikorwa byose umuryango uzagenda agira, tuzabana mu mahoro kugeza igihe Yesu azagarukira. ndetse turashimira rero ngo Imana idacana akabakikanya igikomeza kwakira neza kuko kutuba hafi byose kutugira inama kugira abavandimwe beza, Imana ibaha kandi igikomeza kwakira neza muri byose. Turashima rero, twishimira ibyatubayeho ndetse tunakomeza kubigeza imbere kuko icyo tuzi neza ni uko tuyifitiye icyizere cy'ibihe byose kuko tuzi neza yuko muri musizi imbere. Imana nishimwe umuryango Trinity, dushimira Imana muri byose, dusubiza namwe turashimira mwakesha ibyacu Imana iraha umugisha kandi muri byose mwajya kuza kubishimira. Amen. Kutugirira
ariko Uwiteka